nongeye kubasuhuza bavandimwe, shima Imana yongeye kuduha umwanya mwiza. Uwiteka akomeje kutugirira ubuntu, aduha umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire iby'ijambo rye. Ubwo duherukanye twavuganye ibyerekeranye amahirwe yo gusenga, twibuka cyane cyane isengesho Yesu yigishije intumwa ze, riboneka muri Matayo 6:9 kugeza ku 13. Ari ikintu cyamfashije ntekereje amagambo Yesu yavuze ku byerekeranye muri iryo sengesho, avuga ngo tubabarirane. Ariko bivuze neza ku murongo wa 14 avuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so ntawe ntazababarira ibyaha byanyu. Iryo somo naritekerejeho ndavuga nti akenshi mu buzima turimo muri iyi si, abantu benshi bakunda kugira ikintu cyo kutababarira. Kuki? Kandi Imana iratubwiye ngo tubabarirane. Nizo mpamvu natekereje uyu munsi ko twarebana hamwe amasomo muri Bibiliya, ibitekerezo Yesu yatanze, imigani yakoreshejwe kugira ngo twige tumenye akamaro ko kubabarira. Naye umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi nawise utababarira ntazababarirwa. Utababarira ntazababarirwa. Twumva ayo magambo bavandimwe. Twese twakoze ibyaha, niko bitubwira. Twese twaracumuye, twishe amategeko y'Imana, kandi kwishe itegeko ry'Imana no gukora icyaha. Nizo mpamvu Yesu yaje akemera kujya ku musaraba, aratubabarira ibyaha byacu, arabyikorera kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho, kugira ngo tubashe kuba abera imbere ye. Iyo twicujije Imana tubona ko turi abera imbere yayo. Iyo twicujije tubivanye ku mutima, ko twabiganiyeho ejo. Reka rero uyu munsi twongere turebera hamwe ukuntu ikintu cyo kubabarira ari ingirakamaro. Utababarira ntazababarirwa, kandi utababariwe ntiwagira umugambi w'Imana. Reka tujye mu cyigisho, reka dusenge. Data, turakwinginze twicishe bugufi ngo muri uyu mwanya wongere uturabone imbabazi zawe. Tugire ubuntu Mana rwose ude kumva ikintu cyo kubabarira, kuko nitabarira bagenzi bacu natwe ntabwo tuzabarirwa. Kandi Mana utababariwe ntabwo wagira umugambi bwawe. Dusaba ngo twigishe rwose, umwuka wera tuyobore muri iki cyigisho, aduhe kumva akamaro ko kubabarira nk'uko twabariwe. Ngaho tuyobore rero Mana, nsabire rwose umuntu uzumva iki cyigisho uwo wese, Mana, kugira ngo kizamufashe afate umwanzuro wo kubabarira mugenzi we nk'uko wowe wababariye uwo ari we wese. Ngaho dufasha rero tugire ubuntu muri uyu mwanya, ko tubigusabye twicishe bugufi mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo, amen. Utababarira ntazababarirwa. Reka nkuko nsubire muri isomo ryo muri Matayo 6:14, aho Yesu yavuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. 15, ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Utabariwe ibyaha ni akaga. Uko nabivuze mu kanya, nta muntu n'umwe kuri iyi si utaracumuye. Twese birimo muntu twaracumuye. Yesu umuziranenge yavuye mu ijuru aza gucungura abanyabyaha twese, isi yose. Ariko amahirwe dufite ni uko yatanze inzira kugira ngo tubashe kongera gusabana nawe. Yesu yemera kwikorera ibyaha byawe nanjye, kugira ngo arambabarira, kubabarira, kugira ngo twongere tube abana b'Imana koko. Icyo kintu ni ikintu tugomba gutekerezaho rero. Ahubwo utekereje mu by'ukuri, kuki utababarira kandi warababariwe? Niba Imana ivuga ngo babarira, tuvuga ko twubaha Imana, ko turi abana b'Imana, bagomba kubaha Imana. Niba nagira ubuntu bwo kubabarirwa, kuki ntababarira mugenzi wanjye? Reka turebe irindi somo rivuga ibyerekeranye no kubabarira. Nk'uko Dawidi nawe tuzi yuko ari umuntu Imana yakundaga,
twumva ukuntu yabyanditse muri Zaburi 8:6-5 ijambo kubabarira. Kuko wowe mwami uri mwiza kandi wuzuye imbabazi ku bakwambaza bose. Zaburi 86:5 basubiremo. Dawidi yaranditse ngo kuko wowe mwami uri mwiza witeguye kubabarira. Imana yiteguye kutubabarira. Ingorane ni uko dushaka kwicara bugufi dusaba imbabazi, kandi wuzuye imbabazi ku bakwambaza bose. Imana yuzuye imbabazi ku bayambaza bose. Wowe nanjye tukuyambaza uyu munsi. Mana tubabarire. Imana tugira ubuntu, uduhe no kubabarira abandi ntitwabyishoboza. Nongere mbisubire iryo jambo rwose kurivuga ryanditswe muri Yohana 13:5. Iryo somo turifate mu mutwe yuko ku bwacu ntacyo kwishoboza, ariko turi kumwe na Yesu wundi kutwibutsa yuko tubashwa byose nawe. Reka twumve ikintu ko twabashishwa n'Imana kugira ngo tubabarire bagenzi bacu badahemukira. Nta gushidikanya abantu benshi barahemuka, nibyo ni koko ni ukuri, ariko siyo mpamvu twe tutafata umwanzuro kugira ngo tubabarire abagenzi bacu. Nizo mpamvu dushobora kwibutsa uyu munsi ngo twumve akamaro ko kubabarira. Pawulo nawe byanditse mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4:32 turebe ko havuze. Abefeso 4:32 yaravuze ngo Abefeso 4:32 Pawulo yaranditse ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Isomo ryiza cyane, ndisubire mu bavandimwe. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Muri Kristo niho Imana yiyunze natwe. Yesu yemeye gufata ibyaha byacu akabyikorera akaduha gukiranuka kwe, niho herekana urukundo rw'Imana koko. Yatugiriye imbabazi, aratubabarira ibyaha. Imana yaratubabariye. Kuki yewe nawe tutakumva ibyo Imana yadukoreye natwe ngo tubigirire abandi? Mugirane neza, mugirane imbabazi, mubabarane ibyaha. Niyo nshingano yacu nk'abana b'Imana koko. Turi abana b'Imana gushidikanya, ariko nizo mpamvu twibutsa buri munsi kugira ngo tutagwa mu mutego w'umwanzi. Nizo mpamvu twibutswa buri gihe cyose guhanga amaso Kristo, we mucunguzi wacu, we utubere urugero rwacu, we duhanze amaso kugira ngo tubashe gukora nk'uko yakoraga. Umutima mwiza yari afite tuwugire. Tubwire ko tugomba kugira wa mutima nk'uwo yari afite. Abafilipi 2:5 mugire wa mutima nk'uwo Kristo yari afite, umutima wo kubabarira, umutima w'urukundo, umutima wuzuye imbabazi, uko Dawidi bivuze hariya. Irindi somo nshaka kutubera hamwe riboneka muri Abakolosayi 3, Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 12-13. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 12-13. Pawulo yaravuze ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Mbese muvandimwe, wibona ko uri intore y'Imana? Intore y'Imana yera kandi Imana ikunda? Aho tekereza naho, niba uri intore y'Imana, Imana igukunda, ukaba wera, mwambara umutima w'imbabazi. Imbabazi, tugirane imbabazi nk'uko twabisomaga mu kanya. Pawulo akomeza avuga ngo mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi no kugwa neza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirane ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye abari ko namwe mubabarirana. Iri jambo rwose ntabwo riratsindagiwe cyane,
kugira cyane twibukijwe imbere ya byose abo turi bo ko turi intore z'Imana, intore z'Imana zera kandi zikundwa. N'Imana igukunda kuki utakunda mugenzi wawe? Imana ni urukundo. None se wavuga ute ko ukunda Imana n'ukunda uwo yaremye? Uwo yaremye ni uwo nguwo waguhemukiye, wakugiriye nabi, ariko Imana natwagiriye nabi, nizo mpamvu tubwira ngo tubabarira nuko yatubabariye. Iri jambo vanwe turyumve neza, tuzirikane cyane cyane utubasha gukora ibyo byose ko ari Kristo. Turazirikane inama tugira uyu mwanya, twumva akamaro ko kubabarira. Ukuntu tutabarira ntabwo uzajya mu mugambi wo mu ijuru. Ni Imana ibivuga, ijambo ry'Imana ritubwira. Reka turebe igitekerezo cyanditswe muri Matayo 18 cy'abantu 18 kuva 21 ni isomo, ni amagambo, ni umugani w'abantu babiri bari mu mwenda. Abantu babiri bari mu mwenda. Muri iyi si harimo imyenda myinshi, ahantu uye hari abantu igihugu kimwe, abantu bafite imyenda myinshi cyane, ariko ntibibuza abantu gukora ibintu byiza. Hari abakora ibintu byiza n'ubwo bafite iyo myenda bakababarirana, bakahera abandi babyiteho. Nizo mpamvu twebwe abantu biga ijambo ry'Imana buri munsi dukeneye kumva inama tugirwa mu ijambo ry'Imana. Uwo mugani uboneka muri Matayo 18 kaduri ku murongo wa 21. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, ni Petero wa wundi intumwa ya Yesu, wa umunyeshuri wa Yesu, wa wundi wihakanye Imana, yihakanye Yesu inshuro 3, ariko kaza kugira akicuza agasaba imbabazi. Yesu akamubwira ati, reba intama zanjye, niba unkunda reba intama zanjye. Yamushinze inshingano ikomeye cyane. Petero Yesu amaze kuzuka muri asubira mu ijuru, Petero yarihanye pe, hanyuma atangira gukora umurimo. Tuzi neza ibyo yakoze cyane cyane ku munsi wa Pentekoste, umunsi Imana yohereza umwuka ku ntumwa zayo. Muribuka ko Yesu amaze kujya mu ijuru yavuye ngo mutegereza nzabohereza umufasha w'umwuka wera. Umwuka wera asesekaye ku ntumwa ku munsi wa Pentekoste. Petero uyu nguyu ubaza ikibazo Yesu niwe watanze icyigisho, wigishije abantu 3,000. Uwo munsi barihana abantu 3,000. Umwuka wamuzuyemo n'abagenzi b'umwuka ubuzuramo, baravuga, barigisha abantu bari aho ngaho, bakorwa bahita bumva ijambo ry'Imana. Umwuka wera bagenda nabo bafata umwanzuro wo gukurikira Yesu. Ni Petero baje ikibazo Yesu yaramubwiye ngo, nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, yabwiraga se Yesu, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ni ikibazo Petero abajije Yesu. Mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Petero ahita atanga ikindi kibazo, ngeze 7. Wiyumva kubara umuntu inshuro 7 bihagije? Ariko Yesu yamushubije neza ati, Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. 77. Petero ashaka inshuro 7, ariko Yesu amubwira ati inshuro 77. 70 kubye 7 ni inshuro 90. Ni inshuro nyinshi. Rero ushaka kuvuga ko mu yandi magambo kubabarira nta mubare ugomba nushobora kuvuga ndakora inshuro 7 gusa ndekera aho ngaho, cyangwa se 100 ndekera aho ngaho. Tugomba kugira umutima ubabarira igihe cyose, nk'uko tubarirwa igihe cyose. Imana itubarira buri munsi. Umugani wakomeza uvuga ngo, nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Kubarana, kureba yuko umutungo yabaye bawukoresheje, kureba uburyo bakoze, kontora ibyo abakozi bakoze. Mbese Imana igukontora uyu munsi muvandimwe, yasanga umeze ute?
katwumva uko byagendekeye ku muntu wa mbere rero. Abanje kubara mu 24 ngo abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranto inzovu n'amafaranga menshi y'icyo gihe. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Nimutekereze kunanirwa kwishyura, bakavuga ngo baragurisha ibyawe byose, abana bawe n'umugore wawe byose, kugira ngo umwenda ushobore kwishyurwa. Wayabona wakumve wabite. Niho rero isomo riziramo hariya, murebe ukuntu uwo mugore ufite umwenda ukabije yatakambye. Umugaragwa aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Asabye imbabazi, nyihanganira nzakwishyura byose. Azabivana hehe? Ibyo ntabwo yarabizi. Icyo nzi gusa icyo atekereza nuko yifuza ko yabarirwa. Ariko mwumve ko 24 shebuja amushubije, shebuja aramusubiza, aramubabarira, aramurekura, amuharira umwenda. Ntabwo ashobora kwishyura umwenda yararimo. Bavandimwe aho tutatekereze, ese wowe nanjye Imana tuvuze ati mwaracumuye, igihembo kugira ngo munyishyure nuko mwatanga ubugingo bwanyu. Mbese ku gihembo cy'icyaha urupfu twari kuba byari kutugendekera bite? Twari dupfuye byarangiye. Ariko umugira neza Yesu yemera ko twishyura umwenda. Imyenda yacu yose yarayishyuye, ibyo byose twakoze yarabyishyuye, n'ibyo tuzakora n'ibyo dushobora kugwa mu mwanzi. Ubu ngubu aduhaye imbaraga zo kunesha. Aho tutatekereza, tumushime Imana aho ngaho. Imyenda yacu yarayitubabariye, ibyaha byacu byose yarabitubabariye. Uyu shebuja nawe yababariye umugaragu we ati, ndakubabariye, ndaguhariye byose, ntacyo ngomba. Nguko Yesu, n'urugero rwa Yesu rero. Ubwo Yesu yabyigenje kuri twebwe, natwe yaduhariye umwenda wose twari dufite. Umwenda w'icyaha yatuvanyeho, tukemerera kuba abana be mu mudendezo. Reka twumve ko byakurikiye rero ukuntu noneho uyu nguyu wababariwe ibyo yakoze. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Idenariyo ari amafaranga make cyane. Aramubwira ati, aramufata, aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Mwumva umuntu wababariwe, aho kugira ngo ababarire, afashe mugenzi we muri amafaranga make kurusha ayo wababariye, aramuniga, aramwishyuza. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi, aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Aya magambo niyo uyu mugaragu uri kunika mugenzi we yabwiye shebuja. Shebuja aramubabarira. Ariko mugenzi we umuri mu mwenda w'amafaranga makeya amusabye imbabazi, arazimwima. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamwishyurira umwenda. Imbabazi yagiriwe yanze kuzitanga. Bagomba kumugurisha n'umugore we n'abana be. Ni shebuja amubabarira, ariko we uwababariwe yanga kubabarira mugenzi we. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barabara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. 32 maze shebuja aramuhamagara, aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko nyinginze. Umva ukuntu amubwiye, amwibukije, wansabye imbabazi ndaziguha, ariko wowe wanze kubabarira mugenzi wawe. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarirwa mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Ni ikibazo cyumvikana. Narakubabariye, aho kugira ngo ubabarire mugenzi wawe, wowe uramufasha, umunize, uramufungishije mu nzu y'imbohe.
ni isomo bavandimwe. Nimutekereza amahirwe yo kubabarira ko ari ntabwo ari ashingiye rero. Twagiriwe ubuntu twagiriwe kwitabagira abandi. Aya magambo nta somo uyu mugaragu yavanye mu kubarirwa yahawe. Bitwese muri natwe bavandimwe. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Ni akaga rero. Azava n'amafaranga kwishyura umwenda ari mu bunyururu. Urumva ingorane zo kutamenya imbabazi wagiriwe ni ingorane zikomeye cyane. Umugani uragira ngo na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Bavandimwe, ngiri somo rikomeye duhabwa uyu munsi. Na data wo mu ijuru niko azatugenza nitutababarira abantu bose tubivanye ku mutima. Imana idufashe twongere tubitekerezeho neza. Ibi ni ibintu wowe nanjye tutakwishoboza. Nizo mpamvu twagiriwe amahirwe yo guhabwa umwuka w'Imana utubamo. Dusaba buri gihe cyose tuzirikana amasezerano yo mu ijambo ry'Imana ko nidutabaza Imana izadutabara. Dutabaza Imana buri munsi, dutabare kugira ngo tugire umutima nk'uwa Kristo. Umutima nk'uwa Kristo wo kubabarira. Ikiruta byose tureke Kristo yiganze mu bugingo bwacu buri munsi. Twumve ko ari kumwe natwe buri munsi mu buryo bw'umwuka. Twumve ijwi ritubwira ngo mwana wanjye ngiyi inzira. Ibuka amagambo nakwigishije. Ibuka, mfata igihe usoma ijambo ry'Imana wibutse ibyigisho yuko turi kugira ku murongo hamwe hano kuri uyu murongo. Nyabuneka usenge ubutitsa. Usenge uzirikana ko ubwira Imana igukunda ngo twabisobanura, ko twabize mu gihe gishize. Tuzirikana kandi ko Imana yiteguye kubabarira usabye imbabazi wese. Niyo kamere y'Imana. Imana ni Imana y'imbabazi. Imana ibabarira buri wese ucishe bugufi ayisaba. Nk'abana b'Imana kadusaba Imana imbabazi, ariko n'ikiruta byose dusabe imbaraga n'ubushishozi n'ubwenge bwo kuzirikana ibyo tubwira. Gutinya Imana niyo ntangiriro ry'ubwenge. Gutinya Imana, gutinya ijambo ryayo, gutinya ibyo tubwira, kubizirikana. Niyo mvuze ngo Gedeon babarira mugenzi wawe ni inshingano yanjye, ndamubabarira. Ko nzi neza ko ntamubabariye ntazababarirwa. Imana dufashe bavane mu kintu kiducengeremo. Duticayemo n'urukundo rw'Imana ruri muri twebwe. Udakunda mugenzi we ashobora gukunda Imana. Imana yaturemye twese kimwe, turi mu ishusho yayo. Iduha ubwenge kugira ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyubahe, tuzirikane amategeko yayo cyane cyane n'inama itugira. Kubabarira. Utababarira ntazababarirwa. Imana dufashe muri uyu munsi tugirwe ubuntu, duhabwe ubuntu bwayo. Duhabwe ubushishozi bwo kumva akamaro. Niba dushaka kuzabana na Yesu mu bwami aho yaduteguriye, kandi tuzi ko agiye kuzahindukira mu minsi iri imbere, ntabwo tuzi munsi, ntabwo tuzi igihe, tuzi ko azaza aje kureba abantu bitondeye ibyo yababwiye, bibukijwe yuko bagomba kuba nabo bakababarira cyane cyane nk'uko twababariwe. Aho ntatsindira kubera ko dufite ingero zifatika. Ngaho ireba mugenzi mu bugingo bwawe kuva wavuka kugeza ubu ngubu, urebe ibintu ugiye ukora bitameze neza. Ariko byose Imana iti ndakubabariye mwana wanjye, ndashaka kuzabana nawe, ndakwifuriza ibyiza gusa. Ariko wowe ntabwo uhemukira rimwe uti no, sinshobora kubabarira, sinshobora kuvugana nawe, sinshobora no gukorana nawe. Aho watekereza Yesu, uwo mutima utababarira ni uwo mutima Yesu yari afite? Oya, Yesu yari afite umutima wicisha bugufi. Niba hari urugero dufite mu ijambo ry'Imana gitwereka umuntu wicisha bugufi, ni Yesu. Mwongere mutekereze umuntu waremye ijuru n'isi, Imana rurema, yemeye kwicisha bugufi kugira ngo ize, kugira ngo wowe nanjye duhabwe imbabazi kuri ibyo twakoze. Ninde wari kubikora? Nta wundi. Niwe ntama yera yonyine ashobora kubikora. Niba nabikoze rero,
ni urugero rwiza duhaye. Nizo mpamvu tumuhanga amaso buri munsi, ibyo wadukoreye Mana turigushimiye. Ijambo ryawe twereka yuko kuva kera wari dufite ku mutima wawe utifuza ko hagira urimbuka. Niko yavuze mu ijambo muri Yohana 3. Ntabwo Imana yifuza ko hagira urimbuka, yifuza ko twese tubona ubugingo buhoraho. Kurimbuka ntabwo guhitamo kwacu. Uzarimbuka nuko azaba yahisemo kurimbuka kubera yuko yanze kumva iby'imbabazi z'Imana. Imana iti mubabarirane nk'uko nababariye. Nitubabarirana nk'uko yatubabariye, nta gushidikanya izatubasha n'ibindi, izatubasha kugira imico nk'iyi. Nitwakira ijambo ryayo ry'Imana tukarizirikana buri munsi, tukamera nka Dawidi uko yabivuze muri Zaburi 119:11, nahishe ijambo ryawe ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntayicumuraho, ntahemukira. Mana dufashe uyu munsi, ndakwingize abavandimwe turi kumwe kuri uyu murongo bumve akamaro ko kubabarira nk'uko twababariwe. Utababarira ntazababarirwa. Imana idufashe rwose uyu munsi tugire umuco mwiza, umutima mwiza, kamere nk'iya Kristo, yo kugira ngo tubabarire bagenzi bacu, cyane cyane tuzirikana ko nta bundi buryo kundi tubabarirwa. Ntabwo dushobora kwitwa abana b'Imana tutababarira, ntabwo tuzabona ubwiza bw'Imana tutababarira, ntabwo tuzabana nayo mu ijuru tutababarira. Imana dufashe tugire ubuntu, twumve uyu muhamagaro, uyu muburo, tuzirikane cyane cyane ko ari igihe cyo kugira ngo kamere yacu ihinduke nk'iya Kristo. Niba Kristo turimo ariwe dukoreramo, atubashe byose, cyane cyane atunganye, tugire umutima nk'uwe, umutima nk'uwa Kristo, umutima ubabarira, umutima ukunda, umutima wifuriza abantu ibyiza gusa, umutima witeguye kuzabana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo nsabira wese nisabira mu izina rya Yesu. Data dukunda, mushimiye yuko umize kutakamba kwanjye muri uyu mwanya. Nsabira abavandimwe mwigira amara bose kugira ngo uduhe umutima nk'uwa Yesu, uduhe umutima kugira kukubabarira. Tubonye ingero nyinshi zerekana yuko nta kintu twifuza kugira ngo tubabarire bagenzi bacu ngo twababariwe. Twigiye Mana kuri ya somo ry'uyu mugaragu wababariwe ariko akakubabarira kugira ngo ugendekere ibyo kuza kutubaho natwe. Mana afashe rwose abavandimwe turi kuri uyu murongo bumva ijambo ryawe buri gihe. Mana basamenyera bagenzi babo, hari abantu benshi batarakumenya. Umugambi ni uko Mana tugomba kugira twigiye, dutegetse yuko tugomba kubwira abantu bose iby'urukundo rwawe, cy'agakiza kawe, kugira ngo buri wese akumenye mbere yo guhindukira. Mana dufashe na kwingize umukora agendere buri wese ayobora ushaka kumvira ijambo ryawe, kandi mubashishira byose kuryumvira no kurisobanurira na bagenzi be. Nicyo sabira wese nisabira mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.